nitwa Uwimana Clerike. Muri iri vuriro ukuntu narimenye nari nitiye nje kureba ino Capri zone ndi kwigendagendera ahantu icyapa cyanditseho hano tuvura dukoresheje gakondo. Ninjiramo hari icyapa, hari igipapuro kirimo imiti n'indwara bavura, kiriho indwara bavura. Ndagisoma ndangije muganga wano nindeze aranyibwira ati njyewe nitwa Alphonse, nanjye ndamwibwira nawe ni si indwara ko kutabeshye zose urazivura. Aransubiza ati buryo ndazivura, kare kagenda urabeshye, kuko nari maze iminsi nanjye ndwaye indwara ya GOUTE ndi kunywa imiti. Hari imiti nanywaga kuko yari imereye nabi, barankweye ku nyama ntakizirya rwose, n'akabyeri nayo narakagabanyije, nako nari naranayiretse. Arambwira ati, ndamubwira none se ko ndwaye GOUTE wayivura koko? Arambwira ati nakuvura. Ndagane wapi, nuramuka umvuye nzakubera umutemwe kandi nzajya nkuzana n'abantu, kuko mfite abantu benshi cyane barwaye iyo ndwara. Koko yampaye imiti 2, sinibuka amazina yayo. Ndagenda najyanye mwirura kubi rwose, kurya ari ni umuti umwe ahubwo uvanga n'intuza n'ubuki. Ngiye kukubukiraho burya mu nda, nagiye mu bwenge none se kubuki bwanze. Nambwa we bumwe mu munsi wa mbere wapi, umunsi wa kabiri mu nda birakomeza kurya kubera ubuki nyine sinkorana nabwo. Yazahombo vandavuga ni doctor, n'umuti wawe urananiye kabisa, ngiye kureka mbivemo. Nambwa ati we komeza ubumwe humura, ati nta muti uryoha ubaho n'ubundi, umuti uvura ni umuti nyine ububishye wihanganira. Anyweye ibyumweru 2. Arambwira ati rwose n'inzoga nushaka ujye winywera n'inyama rwose, ariko gusa icyo yankoyeho ni brushette yo kugezana n'isaha rwose, keretse ifi niyo nshobora kurya n'agakoko, ariko brushette isanzwe y'ihene yarayinyiyamye. Anambwira kutanywa amata y'ikivuguto, nayo ngubu sinyiyanywa. Kugeza na n'isaha rero nta kibazo ndongera kugira, namutangira rwose ubuhamya. Hari n'abantu namwoherereje nabo abamaje kuza bambwira yuko rwose uyu muntu avura by'ukuri. Iki sasa wabwira umuntu ugifite guhuzagurika sasa gushidikanya ku bijyanye n'ubuvuzi gakondo, umuntu yibasha kwagira ikibazo cyo kubavuga se ino miti yawe rimwe na rimwe nikora, naye matsiko bamara impungenge n'umuntu ugifite urujijo mu kuba yakoresha imiti y'ibimera, niye nama mbese wamugira aka kanya? Aho ngaho navuga yuko ngende kuvuga indwara yawe, kuko abandi sinamenya nimba nabonye hariho indwara nyinshi cyane nyinshi avura. Iyo nangira ubuhamya niyo yapfuye. Ayindi mfite rero, gusa imiti ya gakondo koko ivura kurusha y'abazungu. Nge nicyo navuga, kuko urumva bari bampaye imiti nagombaga kunywa, nagombaga kunywa ubuzima bwanjye bwose niko bari bambwiye icyo kinini uzajya unywa kamwe paka. Kuko icyo gihe naratunyweye njya kwisuzumisha, basanga kuko bwa mbere nagiye mfite 9.5, sinzi ukuntu babibara abaganga, urumva yari nyinshi. Subiyeho bikagabanuka, ariko urumva byagombaga kugabanuka gahoro gahoro. Ariko nyweye uyu muti wiwe nasiyo basanga byageze kuri 4. Na nisa rero sindasubirayo kuko nta kibazo mfite. Ntabwo najya kwivuza indwara kandi nta kibazo mfite. Rwose icyo nababwira, wenda sinavuga ko abaganga bose, nanjye ndabapinga. Ndi rwose ndi mu bantu ba mbere bapinga ubuvuzi bwa gakondo, kuko iyo ubuze umuvuzi wa gakondo witumva umupfumu. Ariko uyu nguyu urabona akorera ahantu hemewe hanazwi, anafite n'amasertifika rwose. Iyo uhageze arabanza akakwereka ko yemewe, tari babandi bamwe bamugana bagenda akakuvuza umutwe, kandi noneho we nta nahita nakuvura, arakubwira azana ibipapuro wivurijeho. Narabimweretse abigenderaho rero
icyo namushimira rwose baba nta kindi nakora.